Uhabwe umugisha cyane wemeye kubana nanjye muri iki kiganiro. Muri iyi minsi ya none abagore benshi bari guhangana n'ikibazo cyitwa infection vaginale. Ikimenyimenyi nawe nkurikiye aka kanya birashoboka ko waba warayirwaye. Uyu munsi ngiye kukubwira ibimenyetso 7 byakwereka ko infection urwaye ari ibintu byo kwitondera cyane imaze kukurenga. Nyuma yaho ndaza nkubwira n'ingaruka zishobora kukubaho mu gihe wirengagije ibyo bimenyetso ntiwivuze cyangwa ntiwivure infection vaginale. Mbere yuko ntangira reka nshimire buri muntu wese wakoze subscribe kuri no YouTube channel ukomeza ubana natwe mu biganiro byacu uko bigenda bikurikirana. Nawe utarayikora reka mbwe ukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi byiza ngenda mbagezaho. Ikimenyetso cya mbere cyakwereka neza ko infection urwaye atari zisanzwe ni ukugira impumuro mbi cyane mu myanya yawe y'ibanga. Dusanga tubizi ko mu gihe wakoze akazi kenshi, mu gihe wiriwe utranspira cyangwa se ubira ibyuya, ari ibisanzwe ko mu myanya y'ibanga yawe hatazamo impumuro nziza. Ariko mu gihe ubonye mu myanya yawe y'ibanga ukumva harimo umunuko ukabije, icyo ni ikimenyetso cyakwereka yuko infection vaginale urwaye zamaze kukurenga. Wowe nshuti yanjye turi kuvugana aka kanya, isuzume urebe mbese mu myanya yanjye y'ibanga hahumura gute. Ikindi wareberaho ko umunuko ufite mu myanya y'ibanga atari ibintu bisanzwe, nuko no muri cya gihe wamaze gukaraba n'ubundi wa munuko uragumamo. Nshuti yanjye rero, niba icyo kimenyetso ukibonaho umenye neza ko infection vaginale zamaze kukurenga. Ikimenyetso cya kabiri cyakwereka ko izo infection vaginale urwaye zamaze kukurenga ni ukubona ururenda rufite ibara ry'icyatsi rurimo ukuntu ruri gusama icyatsi, ikindi ukabona ururenda ruri kuza rufite ibara rijya gusa n'umuhondo. Turabizi neza ko abagore tugira ururenda, yaba mu gihe cy'uburumbuke ndetse no mu bindi bihe ushobora kubona ururenda rwaje rusohoka mu myanya y'ibanga, rimwe na rimwe ukaba wanarusanga ku gasuvitoma wambaye. Ariko mu gihe uzabona urwo rurenda rwawe rusa nabi, kuko ururenda ruzima ubundi ntago rugira ibara. Ururenda ruzima ntago rugira ibara, ruba rumeze nk'amazi, ntirugira ibara, rurabonerana. Ariko mu gihe uzasanga ururenda rwawe rwatangiye kuzamo akantu k'icyatsi cyangwa se rwatangiye kuzamo akantu k'umuhondo, uzamenye neza ko harimo ikibazo. Ikindi, mu gihe ubona ururenda rwawe rusohoka rusa nk'ibintu bifashe kandi bicikaguritse, nabwo uzamenye ko harimo ikibazo, ama infection yawe yamaze kukurenga. Ikimenyetso cya gatatu kikwereka ko ama infection yamaze kukurenga, mu gihe unyara urokerwa cyane. Ukumva urokerwa cyane, ukumva ntago bimeze neza, wajya kunyara ukumva urokerwa cyane, ibyo bisobanuye ko ama infection yarenze kuba mu myanya y'ibanga, noneho yageze mu miyoboro y'inkari zawe. Aha rero uba ugomba kugira icyo ukora kugira ngo wivure cyangwa se wivuze infection vaginale utarahura n'ibibazo nk'uko turi bugende tubigarukaho. Ikimenyetso cya kane cyakwereka ko infection vaginale zamaze kukurenga ni ukugira ububabare bukabije mu kiziba cy'inda, kandi mu by'ukuri utari mu gihe cy'imihango. Ni ibisanzwe ko buri mudamu, buri mukobwa wese ukibasha kujya mu mihango agira ububabare iyo ari mu mihango. Ariko iyo ubwo bubabare bukunze guhoraho utari no mu mihango, aba ari ikibazo, aba ari ikimenyetso kikwereka ko ibibazo by'ama infection ufite byamaze kukurenga. Nahawe rero kugira ngo wikurikirane ibibazo bitarakomera kurushaho. Ikimenyetso cya gatanu mu bimenyetso 7 nabateguriye byerekana ko ama infection vaginale yamaze kukurenga ni ukugira ububabare bukabije mu gihe cy'imihango. Wajya mu mihango ukumva uri kuribwa cyane, bikaba byagusaba kuba waterwa inshinge, kuba wahora ku binini, nyamara mu by'ukuri ari ikibazo cyo kuba ufite ama infection ariko utabizi. Ukavuga ngo nabaye iki, barandoze cyangwa se n'ibindi, nyamara ari cyo kibazo. Isuzume neza rero urebe niba ububabare ugira mu gihe cy'imihango ari ibisanzwe cyangwa se niba harimo ububabare bukabije cyane. Nusanga bikabije
ube wamenya ko ari ibibazo by'ama-infection yamaze kukurenga. Ikimenyetso cya gatandatu cyakwereka ko ufite ama-infection yamaze kukurenga ni ukugira uburyaryate bukabije cyane mu bice by'inyuma byo mu myanya myibarukiro yawe, ugahora hakurya wumva ushaka kuhashima, usibye no kuba bibabaza biranasebetse. Kubona umudamu ari mu rusengero, ari mu isoko cyangwa se ari mu kazi, ariko akabura amahoro, akabura ibyicaro, ukumva urashaka gushima, ukumva wabuze icyo ukora, rimwe na rimwe ukirukira muri toilette kugira ngo ubashe gushima. Mbese bibabaza cyane cyane mu mutwe kurenza n'uko bibabaza ku mubiri. Birababaza cyane. Mudamu, mukobwa rero ukwiye kwikurikirana cyane kugira ngo kino kintu ubashe kukirwanya, ubashe kurwanya ano ma-infection, hanyuma ubashe kugira ubuzima bwiza. Ikimenyetso cya nyuma cya karindwi mu bimenyetso birindwi nari naguteguriye byerekana ko infection urwaye zamaze kukurenga, nuko kwa kwishima, uhora wumva ushaka kwishima, biragenda bigatuma ya myanya itukura ikaba yazamo ibisebe, ukabona haratukurije cyane, hakazamo n'ibisebe, kugenda bikakunanira, kwicara bikakunanira, ndetse kububatse no kuhakora imibonano mpuzabitsina bikanga burundu. Icyo ngicyo ni ikimenyetso simusiga kikwereka ko ama-infection vaginale yamaze kukurega. Wowe mudamu, mukobwa turi kuvugana aka kanya, wamaze kwiyumvira neza ibimenyetso birindwi byakwereka ko infection vaginale urwaye atari izisanzwe, udakwiriye kuzikerensa uvuga ngo ni ibisanzwe. Abadamu bose se nibagira ama-infection? Ni ibisanzwe ko buri mudamu arwara ama-infection? Ni ibisanzwe, nzajya nkarabamo neza ubundi mbireke bizikiza. Numvisha abadamu bose barwara infection vaginale. Ibyo bintu ugomba kubyirinda, kuko nk'uko ngiye kubikubwira, ama-infection vaginale nutayitondera, nutirinda, nutivuza cyangwa ngo wivure, kuko uburyo bwo kwivura narabutangaje, hari n'ahandi hantu ushobora no kubyumva, ndetse ushobora no kuganirizwa, ndetse ushobora no kujya kwa muganga. Niba ushaka kumenya uburyo wakwivura infection vaginale, ikiganiro kirahari, usubire inyuma mu biganiro bindi natanze, urabonamo icyo kiganiro, si kimwe ni bibiri, hanyuma ubashe kureba uburyo ushobora kwivura. Mu gihe utabikoze rero, niwivure ntunivuze infection vaginale ugakomeza kubikerensa, ikintu cya mbere kizakubaho ngiki: infection zatangiye ari utuntu dutoya ubona bitangiye bisanzwe, zirenga kuba ziri mu myanya y'ibanga, zikazamuka zikagera mu miyoborantanga yawe, zikaba zanagera no muri terisi yawe, bityo bikaba byagorana kuba wasama. Kubura umwana, kubura urubyaro birababaza. Hari abantu benshi bari hanze aha bahora barira, bahora umutima wabo uremerewe kubera ko babuze abana. Ibaze rero icyo kibazo kikubayeho atari uburwayi bundi wagize, ahubwo ari uburangare bwawe bwo kuba utarabashije neza kwivuza kandi byaranyuze mu matwi yawe. Nta muntu n'umwe nabyifuriza. Icya kabiri nk'ingaruka izakubaho mu gihe utabashije kwivura cyangwa ngo wivuze neza infection vaginale, nuko uzahura n'indwara yitwa pelvic inflammatory disease. Iyi ndwara ni indwara ifata imyanya myibarukiro y'abadamu y'imbere, ikayangiza ku buryo umudamu wayirwaye aba afite ibyago byinshi byo kutabyara, akaba ingumba. Icya kabiri, akaba yatwitira inyuma y'umura. Icya gatatu, agahora afite ububabare bukabije. Iyo ndwara nta muntu nayifuriza, irababaza rwose. Ndagusabye wowe uri kunkurikirana aka kanya, ufate umwanzuro wo kwita ku buzima bwawe. Ikindi kibazo uzahura nacyo nukomeza kubikerensa, nuko uzaba ufite ibyago biri hejuru byo kuba wakwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Mu ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina twavugamo nka mburugu, imitezi, sida ndetse n'izindi. Biterwa n'iki rero? Bagiteri nziza ziba mu myanya yawe myibarukiro zishinzwe kurinda imyanya yawe ziba zarangiritse kubera ama-infection vaginale, hanyuma buri kibazo cyose kibayeho kikaba cyakugiraho ingaruka. Ikindi cya kabiri, ubudahangarwa bwawe buba bwaragabanutse ku kigero kiri hasi cyane, bityo indwara yose ije ikabasha kuba yakwataka mu buryo bwihuse. Nshuti yanjye rero urabyumva neza ko ka kantu usuzugura, ka kantu wita ko ari agasanzwe bizikiza,
ari ikintu gishobora kuvamo ikintu kiremereye kizagusigira ibibazo, kizagusigira agahinda utazigera wibagirwa. Mbere yuko nsoza ariko reka nkwibutse ko hari ibintu ugomba kwitondera niba ukunda kurwara ama infection vaginale kandi ukaba wubatse. Menya neza ko mu gihe waye ama infection vaginale haba hari ibyago byinshi ko n'umutware wawe uwo mwashakanye nawe yaba ayafite. Mu gihe rero uri kwivura cyangwa uri kwivuza infection vaginale, ujye ureba neza ko n'umutware wawe wamufashije, yagiye kwa muganga bamufashije, kuko uko wakwivuza uko ariko kose, uko wakwivura uko ariko kose, uzongera ugakorana imibonano mpuzabitsina nawe arongera akakwanduza. Iki kintu mujye mucyitaho cyane. Reka nizere ko rero wowe unkurikiye urwaye infection vaginale cyangwa se ukaba uzi umuntu ukunda kuzirwara, uri bumusharinga kino kiganiro kugira ngo twese hamwe dufatire hamwe kugira ngo twirinde kino kibazo cy'ama infection vaginale. Inama uburyo wakwifasha murabisanga mu kiganiro kindi nabakoreye kiri kuri YouTube channel. Urebe neza, urabonamo icyo kiganiro, hanyuma urebe uburyo ushaka kwifasha n'ibyo ugomba kwirinda n'inama zigiye zitandukanye kugira ngo dukomeze duhashye infection vaginale mu badamu ndetse no mu bakobwa.